Yesu ashimwe cyane, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom, amahoro amahoro. Tugiye ganira uyu murongo uri mu ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Ndagushimye Mwami Yesu kuri Imana ishobora byose kandi Imana ikora ibitangaza. Icyubahiro ni cyawe. Reka ijambo rye rigira umumaro mwinshi ku bugingo bwacu, ku mwuka wacu no ku mubiri wacu. Utugirire neza Mwami, udukorera ibitangaza kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Nashaka tuganire uyu murongo uboneka muri Luka ibice 5 umurongo wa 27. Uravuga ngo kandi nta muntu usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Wagira atyo vino y'umutobe yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi n'imifuka ikononekara. Yesu atugiriye neza cyane. Nashatse tuganire kuri iri jambo cyangwa kuri uyu murongo. Iri jambo ryavuzwe na Yesu, arivuga ariganisha ku mitima y'abantu bari hamwe nawe. Ariko arivuga mu mugani. Ni umugani Yesu yaciye, ariko imigani ya Yesu yose igana kariho, cyangwa yigishizaga mu migani ariko afite meaning, ashaka kumininga, afite icyo ashaka kuvuga runaka. Rero iki gihe Yesu avuga iri jambo yari ku muntu witwa Lewi. Lewi uwo yari umukoresha w'ikoro. Abakoresha b'ikoro bari abantu basoresha imisoro bakorera ubwami bw'Abaroma. Rero abakoresha b'ikoro, abitwa abafarisayo, abanyedini b'icyo gihe b'Abayahudi, barabangaga kuko babacaga imisoro. Hakaba n'ubwo baca imisoro myinshi irenze ku y'amategeko agena kugira ngo ubucuruzi bukomeze bugende. Rero Balewi bakoraga ku cyambu, bakoraga ku nyanja, basoresha ibintu byinjira mu gihugu, bagasoresha imisoro myinshi na bene gihugu. Noneho bigatuma ab'idini cyangwa abitwa abafarisayo babanga cyane, nibabakunde. Noneho ariko harimo abakoresha b'ikoro benshi bari baragiye bamenya imirimo ya Yesu, baramenye ubutumwa bwiza, baramenye ibitangaza Yesu akora. Noneho Yesu aca ku nyanja aho yari ari Lewi, aramusanga, amusaba kumukurikira. Iyo urebye, iyo usomye Matayo, ariwe Lewi, igitabo cya Matayo, ariwe Lewi, usanga atarigeze agora mu gukurikira Yesu. Bivuze ko yari asanzwe arumvisha ubutumwa bwa Yesu, byaramwereye kumwizera no kumukurikira nk'umuntu arumvisha ubutumwa bwa Yesu. Lewi ajyana na Yesu iwe mu rugo. Lewi kuko yari amenye ubutumwa bwa Yesu kandi yabanaganira abakoresha b'ikoro, yari azi neza ko hari abandi bantu bumvishije ubutumwa bwa Yesu ariko bataramwizera. Lewi akora umunsi mukuru, ararika abakoresha b'ikoro bose n'abigishwa ba Yesu, barazana n'abafarisayo baraziramo. Noneho bageze kwa Lewi barasangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo bo bari abantu bari biyiziho gukiranuka kwabo, bakurikiza amategeko ya Mose. Batangazwa no kureba Yesu n'abigishwa be barimo basangira n'abantu bitwaga abanyabyaha. Rero birabatangaza cyane, batangira kubiganiriza abigishwa ba Yesu, babwira ngo mwakabaye muri abantu bazima, mwakabaye muri abantu babigishwa, mugasangira mute n'abakoresha b'ikoro b'abanyabyaha. Aha Yesu niho yabumviraga, aca umugani. Hano muri iki gice yaciye imigani 2, ariko njye nashatse kuvuga kuri uyu nguyu wa nyuma. Yaciye imigani 2, iyo usomye ku gice cyo hejuru usanga yaraciye n'umugani, abacira umugani w'umuntu utabura, yaciye n'umugani w'ikiraka. Ikiraka ni ikiremu. Yaciye umugani w'ikiraka gishaje kugitera ku mwenda, ikiraka gishya kugitera ku mwenda ushaje, agaragaza ko bidafite agaciro bishobora guha uwo mwenda. Yaciye imigani 2. Yaciye imigani y'ikiremu gishya kugitera ku mwenda ushaje, aca n'umugani wa vino sha kuyitara mu mifuka ishaje. Reka tuvuge kuri iyi migani. Yarabwiye ngo umuntu byamara iki afashe ikiremu akagitera ku mwenda mushya. Bivuze ngo ntabwo ikiremu gishya gishobora guhindura umwenda mushya, bishobora kongera umwenda agaciro. Still wa mwenda urakomeza ugacika,
ugacika uhereye aho cya kiremo cyaterewe, bivuze ngo nta musaruro bishobora gutera. Arongera atanga umugani wa vino nshya, aravuga ngo vino nshya nta muntu ushobora kuyibika cyangwa se kuyitara mu mufuka ushaje. Umva ikintu byari bivuze, impamvu nashatse ko uyu mugani wo tuganiraho, byari bivuze iki uyu mugani wa Yesu yabwiraga abafarisayo? Byari bivuze ngo iyo vino bayitaze, mwese vino murayizi, niyo yaba ari n'inzoga isanzwe, niyo rwaba ari warage cyangwa ari urwagwa cyangwa se ari ikigage, inzoga yose itarwa igira icyo bita gaze, igira umwuka, irabyimba, irahaga. Kera nk'ibidomora bajyaga babikamo warage ishyushye, wasanga byarabyimbye, cyangwa bataragamo urwagwa, birabyimba bigasigara bidafite n'akabono ko kwicara, kubera wa mwuka ubirimo urapureshinga cya kintu batazemo. So rero kera ntabwo hari ibintu bya plastique, kera ntabwo hariho ibintu by'ibyuma byo gutaramo, kera bataraga mu mifuka y'impu. Noneho rero ukuntu imifuka y'imimera yo, iyo umufuka w'uruhu wabyimbye yari mushyashya, urabyimba, mwese murabizi, urakweduka, ugiramo stretch, urakweduka. Ariko iyo umaze gukweduka ugakuramo bya bintu, urumuka gangarara, ntago wongera kugaruka ngo wongere wifunge uzongere ukweduke. Rero iyo bafataga umufuka w'uruhu mushya bakawushyiramo vino nshya, byarakwedukanaga, bigakweduka kugeza igihe vino izahira muri uwo mufuka. Ariko iyo wafataga vino nshya ukayishyira mu mufuka wakwedutse, vino yashakaga kubyimba, gushya, ikabura kwedukira, kuko wa mufuka utagifite ubuzima bwo gukweduka, byarangiza hakaba iki, bikabasitinga, bigaturika, kuko umwuka wabuze ahantu byimbira. Yesu niwe mugani yaciriye abafarisayo barimo baca urubanza kwa Lewi ariwe Matayo. Yesu yari yamaze guhamagara, arimo asangira nawe. So barangije baribaza ngo uri muntu ki? Yesu njya asonaga avuga ngo rero ikibazo mufite ni kimwe, ntabwo umuntu ashobora gufata vino nshya ngo ayishyire mu mufuka ushaje byose byaturika. Uwo mugani washaka kuvuga iki? Nta muntu ushobora gufata imitekerereze mishya y'agakiza yo muri Kristo Yesu ngo ayigereke hejuru y'imitekerereze ishaje. Bivuze ngo kimwe kirwanya ikindi, kimwe gihangana ikindi. Ntawe ushobora gufata umutima w'umwuka ngo awuturanye cyangwa awuvange n'uwa kamere, ntabwo bishoboka. Iyo ntambara na Rasha ntabwo yayishobora. Iyo ntambara niyo wateranya Rasha, ugateranya Amerika, ugateranya Uburayi, ibihugu bikomeye, ntabwo bishobora kurwanya iyo ntambara ngo biyitsinde, ntabwo bishobora guturana. Aravuga ngo rero iyo ushaka vino nshya, ushaka n'umufuka mushya n'uruhago rushya. Bivuze ngo iyo ushaka ubwami bw'Imana bushya, bishaka ko uhindura imitekerereze mishya, uhindura imitekerereze yawe ikaba mishya, imyumvire yawe ikaba mishya, imigendere yawe ikaba mishya. Buri gihe cyose duhora mu rugamba rwa kamere y'imibiri yacu, kuko twafashe vino nshya dushaka kuyivanga mu mitekerereze ishaje. Urwo nirwo rugamba abakristo bahoramo, urwo nirwo rugamba abarokore bahoramo, urwo nirwo rugamba amatorero ahoramo. Izo nizo ntambara abashumba bahorana, izo nizo ntambara avugabutumwa bahorana, izo nizo ntambara zihora mu banyamasengesho, izo nizo ntambara zihora mu bizera. Nta yindi ntambara iba hagati y'abizera, nuko bafashe ibintu bishya, ubwami bushya, babuvanga, babuteranya n'ubwami bwa kera bushaje. Sho rero duhana iyo ntambara, duhana ibyo bibazo. Gukizwa ni iki rero? Ni uguhindura imitekerereze yacu mishya, tukakira ubuzima bushya, tukakira ubwami bushya. Reka mbabwize ukuri, Yesu uko akiza imibiri ni nako afite ubushobozi bwo gukiza indwara zo mu mwuka, indwara zo mu bitekerezo. Iyo tumwemereye, kubera iki Yesu ashobora gukiza indwara zo mu bitekerezo? Kubera iki Yesu ashobora gukiza indwara zo mu mwuka? Kubera iki Yesu ashobora gukiza indwara zo mu byiyumviro byacu? Nuko Yesu agira impuhwe n'imbabazi. Haleluya. Niyo mpamvu yabwiye abafarisayo ngo ntabwo nazanywe n'abazima, ahubwo nazanywe n'abarwayi ngo bakire. Niyo mpamvu Yesu yiyegerezaga abafarisayo, yasangiraga n'abanyabyaha. Ntabwo yari ayobewe ibyaha byabo, ariko yashaka kubaha ubuzima. Yari afite umutima w'impuhwe, yihangana. Yari afite umutima w'imbabazi, ababarira. Niyo mpamvu Yesu ariwe dogita w'ibitekerezo byacu, niwe dogita w'ibyiyumviro byacu, niwe dogita w'indwara za zindi abaganga badashoboye kubona no kuvura, za ndwara za zindi zitubuza gusinzira.
Yesu niwe uzivura mu izina rya Yesu. Rero reka mbabwire ngo reka twizere Yesu, tumwizerane no gutekereza gushya. Haleluya. Tumwakire mu mitima mishya, twakire ubwami bushya natwe turi bashya. Twe kwenda vino nshya ngo tuyishyire mu mufuka ushaje, bizasandara, bizabastinga. Niyo mpamvu wowe urwana n'agakiza ariko wagira igihe bigasandara. Wahura n'umuntu ukwanga bigasandara, wahura n'umuntu ukuvuga nabi bigasandara, wahura n'umuntu utagukunda bigasandara. Ikibazo ni kimwe, vino warayibonye ariko wayishyize mu mufuka ushaje. Niyo mpamvu bihora biguturikana, niyo mpamvu bihora bitagira agaciro, nuko ikiremo wagishyize ku mwenda ushaje. So rero birakwiriye ko duhindura mind yacu, tugasetingamo ibishya, tukakira ubwami bushya, tukakira imitekerereze mishya, tukakira imyumvire mishya, tukakira amarangamutima mashya, tukakira imyizerere mishya, tukakira ubugingo bushya, tukakira ubwami bw'Imana mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Bivuze rero gukizwa ni process. Yesu ashimwe cyane. Ni urugendo ariko ruzakora. Niho mpamvu arabwiye Abafilipi arabwira ngo yatangije umurimo mwiza muri mwe izawusohoza kuri wa munsi wa Kristo. Uwo murimo rero watangiwe mu buzima bwacu, uwo murimo Kristo arimo akora muri twebwe. Ndabaha icyizere, ndabaha ibyiringiro nkurikije ubutumwa bwiza ko uwo murimo uzakunda. Wowe icyo usabwa ni kimwe, wihangana n'intekerezo zawe zishaje, wihangana n'imyumvire yawe ishaje, ngo jyewe na kera nuko nari nteye, jyewe na kera nuko nari meze, jyewe na kera sinavaga ku izima, jyewe na kera sinababariraga, jyewe simbyumva. Oya, ugomba guhindukaho. Uyu Lewi tuvuga, reka mbabwire gato, uyu Lewi tuvuga niwe Matayo. Yari umukoresha w'ikoro, abandi bamufataga nk'abanyabyaha, ariko umunsi yemerera kwakira Yesu mu buzima bwe yahinduye imitekerereze. Ubukoresha bw'ikoro arabusiga, akurikira Yesu, ahinduka Matayo. Ari mu ntumwa za Kristo nkeya zanditse ubutumwa bwiza bwa Matayo. Murabuzi, Matayo ari mu bantu bavuze ubutumwa ndetse agera no ku mugabane wacu wa Afurika. Niho yaguye azira ubutumwa bwiza, azira ubwami bw'Imana. Kubera iki? Yemeye impinduka, yemera kwakira ubwami bushya mu izina rya Yesu Kristo. Wakwemera nawe kwakira ubwami bushya mu mitekerereze mishya, mu myumvire mishya, mu migenzereze mishya. Ndakubwira ngo Imana irahari kandi Kristo afite impuhwe n'imbabazi ku buzima bwawe. Yesu abaha umugisha, Yesu abagiriye neza nshuti zanjye. Twe gutwara vino nshya mu mifuka ishaje, twe gutera ibiremo ku myenda ishaje, ahubwo mureke duhindurwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu haleluya. Mwami ndagushimye kuri Imana ishobora byose kandi ikora ibitangaza. Ndingingira abantu bawe, ndingingira ubwoko bwawe kugira ngo tugirire neza. Paulo yaravuze mu Efeso ibice 3:18 ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi dusabira abera. Ndasabira abera bose kugira ngo imitekerereze yacu, imyumvire yacu, imigenzereze yacu, imikorere yacu ihinduke mishya muri Kristo Yesu. Mwami ndakwinginze kugira ngo uduhe imitekerereze mishya mu izina rya Yesu. Ubwami bushya bukore mu buzima bwacu mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza, Yesu abakoreye ibitangaza mu izina rya